mu bantu bakomeje kugenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Twitter, yaba Instagram, yaba ari izo Snapchat n'ahandi hatandukanye. Snapchat ariko ntabwo mbizi cyane. Hari uwitwa Scovia Mutesi. Uyu Scovia Mutesi ni umunyamakuru mu busanzwe. Ejo bundi twagize gutya tubona akavido gatrendinga cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ke ari umu MC mu bukwe. Ayoboye harya imisango. Yego, ayoboye imisango ya mu bukwe mu gusaba. Tumenyere ko abantu babikora kenshi usanga ni abagabo. None kubona umugore wayoboye imisango biri perfect, biri nta makemwa, biraryoshye cyane. Ariko ku rundi ruhande harimo ababireba bakavuga bati no uyu mugore ni igishega. Bakumva ibiganiro bye bati no uyu mugore kuki avuga gutya. Twaganira kugira ngo tubwire byinshi cyane ku byerekeye n'ubuzima bwe, tubwire uburyo abikora ari umugore, ese hari ibyo ahuramo nabyo bidasanzwe ku buryo umugore kubyinjiramo byamugora. Twinjire mu kiganiro cyitwa umutumirwa. Icyambere kuvuga ngo kuba umusangiza w'amagambo by'umwihariko mu gitondo abantu basaba haba havugwa ikinyarwanda kidasaba ko abantu bavuga ibinyarwanda, bavuga ikinyarwanda andi masaha wenda muri reception hari ababa bavuga ibinyarwanda ariko mu gitondo biba bisaba kuvuga ikinyarwanda. Kuba MC bwa mbere muba nagiye mu bukwe aho twari dutegereje MC arabura. Abantu batirinde wabivuga, abagabo baraho, abasore benshi bagasigana bakibaza ngo bigenda bite. By the way, uwo muntu wa mbere ngira ngo ubu abyaye nka gatatu, I think yaracuze nawe ni nkanjye, yaracuze ntagakibyara. Noneho tureza ngo bigende bite, ndavuga ariko ngiye nk'umunyamakuru nsanzwe mvuga mu ruhame, reka naranje iki kintu. Barambwira ati ntabwo bishoboka. Noneho uri n'umudamu, ntindagerageza. Icyambere kwiga no kwigana. Nagerageje uwo munsi byari bigoye kuko niganaga uko njya numva abandi ba MC cyangwa abasangiza b'amagambo mu gitondo mu bukwe bwo gusaba no gukwa. Ariko nkibaza ngo nabikora nte, ariko hari ibyo nge nashoboraga kuvuga uwo munsi sinabyitayeho. Ariko mbona uburyo abantu babikunze, abantu bakambwira bati duhe nomero natwe uzadufashe. Noneho nkazitanga ariko ntacyo ndavuga ngo ahari bya bintu nkora birashoboka ko byakwiyongera mu mwuga nkora, ushobora kumpa amafaranga kuntunga. Kuko buriya nubona hari ikintu nkora ukabona hari ikintu ndimo nkora, byanga bikuna nubwo waba utabona amafaranga bahari ko sinya nkora ibintu bidafite amafaranga. Ndavuga ibintu ushaka kubikora bikaba amafaranga, ndabigerageza bwa kabiri. Noneho ubwo ngenda nashyizeho nafashe noti kabari ko mbyita, nasuye za YouTube zitandukanye ngo numve ubukwe bw'abandi, aba MC numve imvugo bakoresha cyangwa terime mu kinyarwanda, uko bita umukwe mukuru muri ubwo bukwe, uje abagana iyo akinjira bavuga ngo iki, ngenda mbyigana gutyo. Mbona abantu barabikunze. N'ubusanzwe nkora ibiganiro mu itangazamakuru bya politiki, ubundi ujya gusanga ugasanga abantu bamenyereye ko abagabo ari bo bakora ibyo biganiro. Ku myumvire yacu, ku mimerere, kwa kundi twisa abana tukavuga buriya bari abana bose bavuka kimwe, ngere wabyaye kandi nabyaye umukobwa n'umuhungu, yabinda nari ntwite, byabibise, byaba kubyara uriya mwana nkamugeza imusozi aho mwese mumureba birasa. Ariko iyo bamaze kugera hanze uko tubita mazina, tubita abahungu tukabita bantwari, abakobwa tukabita bateta, automatique twamaze gutandukanya ibyo abantu bagomba kuzakora. Uyu mukobwa niba yiswe teta agomba kuba ari mu nzu teta, hanyuma twise ntwari niwe ugomba kuba ari mu ntambara ya Kongo irimo kuba nona. Tukaba twubatse izo nzu dushyizemo abana bacu. Ngewe impamvu by the way ndi mu bana barezwe na papa wanjye kandi agakora n'imirimo imwe n'imwe mama yagombaga kuba akora iyo aba ahari. Bituma rero iyo mpagaze ndimo gukora hari igihe nisanga nkora imirimo twamenyereye ko ikorwa n'abagabo, ariko mu by'ukuri nta sano. Ngenzi imirimo abagabo bakora itari myinshi, nko gutera inda. I think nawe uri mu mirimo abagabo bakora nge ntakora. Gutera inda hariya buri kindi nikira hasuzi ngo hari ibirenze ibyo, nta bindi. I think mu busanzwe abantu bakurikira ibiganiro byanjye haba harimo urwenya rwinshi. Hariho ubambwira tuzajye gukina komedi, kubera ko komedi nyine ari ibintu by'ibikorano ndabyanga. Urumva sinjya nkunda gukora ibintu by'ibikorano mashango nkora ibihari. Na harassment yatangiye mu biganiro bisanzwe nkora.
ngo ariko umuntu w'umugore abaza ibibazo nka biriya umunyamakurukazi ngo uriya mugore w'umunyamakurukazi igishegabo abandi bagabo baharasinga inongera ngo urabyibuka minsi yashize umuntu yaransanze ku mbuga nkoranyambaga akajya ntuka uzi ko abandi babatuka bagahunga akava kuri groupe ya WhatsApp y'abagabo ko bamututse kuri Twitter akaboro ku muntu muri kamere yanjye sinjya ntera umugongo ikintu kinyataka rimwe na rimwe banagira ngo ndi umunyamahane ariko amahane yanyu inshuro nyinshi yuzu nsanga unyataka kuguhunga mbifata nk'ubugwari ngomba kuba mpari kugira ngo hansange niba amahane ufite cyangwa kumpohotera guhari njya nibaza umuntu ngo niba atinyuka ngewe ufata icyemezo cyo kwirwanaho wa wundi uhunga mugira ate ntabwo nshobora rero kumuhinzira ngo asange uhunga anciyeho mubuza nagiye mu rukiko ndega umuntu uko yantutse bamuca 20,000 bayida wese ndabona n'umwanya uteza kashe mpuruza ariko ndaza kuyiteza yanyishyure ku mwaka 2020 cyari gisobanuro cyuko ntakeneye amafaranga ariko ndimo nanga ko aguma kumenya ko umuntu bamukora icyo babonye n'abandi rero bati ni gishegabo umugore ukora ibi biganiro bimeze bitya bya politiki umugore ubaza ubundi baba yabibwiwe n'iki bayida we nababwiye umurimo umwe abagabo bakora no gutera indi cyo kintu abantu mu cyumve iyo birangiye twese turi ku kazi ni nk'ukuntu nyine gusama nkabyara nkonsa umugabo atabikora ibisigaye byose bya bindi mwiti by'abagore umugabo arabikora kubera ko ibi mutwigiraho hano iyo mugeze i Burayi murateka mugakoropa musigarana abana kuko ntushobora kubona icyo wishyura umukozi ukora ibyo none se muri hoteli murateka muramesa murasasa uburi bwa hoteli ni buto ugereranyije n'ubw'iwawe amashuka usasa iwawe ushasa amahema kuri hoteli ushasa amashuka byasi ni imitekerereze iyo mitekerezo niyo ntemera ngi gihe cyose niyo mpamvu nakubwiye ngo nubona hari icyo nkora ujye umenya ko gifite inyungu umuntu uzabona nkora ikintu kigomba kuba kiri sociale ku rwego rw'uko ndimo gushaka kuba hafi y'umuntu utameze neza gusa ariko iyo bitari ibyo bisigaye byose ni amafaranga havuyemo n'iki kiganiro ndimo nta kuri RBA namwe ntimwanyishyuye bayida we ariko kubera ko ari umunyamakuru nzi ko amakuru atagurwa mu itegeko bibuzwa niyo mpamvu ndimo kuvuga ibi banyita ayo mazina ikindi kintu abantu batangaje bavuga ngo mu muco umugore ntavuga mu bukwe urabona iyo wabaye musuba uvuga amazina y'abantu je kuba ndi umugore ubwabyo mu muco wa Kinyarwanda hari imiziro bimpa bivuga ko umugore atavuga amazina ya ba nyirabukwe ba sebukwe n'abandi kandi aho ngaho tuba dukina role yo kuvuga ngo hari data hari abakwe baje batugana harimo umubyeyi ubwo deja namaze kwimuka mpagara muri zone ivuga ko ndi umugore utagomba kuvuga amabukwe na data bukwaho cyangwa ndi mazina afitanye isano na yabo ndabitekereza ndibaza ngo nzabigenza ariko nibuka ukuntu kera iwacu n'ubu baracyahari dufite ababyeyi imiryango adashobora kuvuga abakobwa kuko umuntu iwabo muri bari bafitanye isano na nyirabukwe nandi habagamo wenda nk'uwitwa nyirabakobwa ubwo icyo gihe abakobwa bose akabita abakesha ijambo ryitwa umukobwa n'iyisi yagwa ntarivuge mu bukwe yo mpageze rero nkasanga mu bukwe mperukamo kuwa gatandatu harimo umuntu witwa Nabahire yari umukwe mukuru waje gusaba nagombaga kutavuga ko mu rugo hinjiye Nabahire kuko nakinaga rero yuko ashobora kuba data bukwe cyangwa akaba afitanye isano nabo nibwo nateraga inkuru mbabwira ukuntu umuntu umwe ngo yajyanye umwana kumwandikisha mu irangamimerere umwana yitwa Nyirakanyana by the way hano ho ndabivuze harana nabitsinze abantu bakajya babyivugira ahageze abwira uwandikaga aramwandika umwana abanza ati umwana we yitwa nde ati nka urareba ihaka undi ati iyo itabyaye ikimasi byari iki undi ati nyana shyira mu magambo mu butoya undi ati akanyana ati ongeraho nyi undi ati ubwo ni Nyirakanyana ati yego ariko uwo mudamu wajyanye umwana ntavuga iryo zina kuko uwo muntu ni nyirabukwe naye ndavuga nti nimwumva ntavuze hari ibintu mpinduye urumva umukwe mukuru witwaga Nabahire ndabihindura nti ntuyu muntu kubera ko yitwa atya nti nkuko data wari ubivuze ati Nabahire se nge namwise nyine mahirwe kugira ngo ntavuga izina rye izo blague cyangwa ubwo buryo bwo kwerekana ko nzi ko umuco utemera ko umugore avuga basebukwe abantu barabikunda bakabikunda kubona bivugwa na Scovie ungana nanjye bazi ko nabo nkurikira mu myaka yashize wenda ntahagarangwa muhamagara ati ye nyirantuza ariko ntabwo tugitsinda gusa iyo abantu barimo gutsinda bumva bifite ukuntu biri sweet biraryohera n'abantu bajya bakurikira ama video y'ibindi biganiro bitandukanye na press conference ngo nubona nticaye imbere ujye umenya ko hari umuntu washyize inyuma akambwira ati no ariko kubyibwira ngo niko bigomba
ntabwo njya nkora ikintu nibwiye keretse hari ihame rikibuza bakambwira bati haguruka hagiye kwicara aba ari no muri press conference cyangwa mu biganiro n'abanyamakuru nicara imbere kandi mbaza mbere nubona ntabaje mbere ujye umenya ko ntari bubaze keretse habaye impamvu itunguranye nkavuga nti singenda icyo kintu rero njya nibuka perezida Kagame yaje muri Petit Stade uwo munsi yavuze igifaransa avuga ukuntu abajeni bajye bahora bicaye bashaka kujya kuri table d'honneur ndimo ndatekereza ko abakobwa mudakwiye gukura mwumva ngo uyu murimo ni uw'abagabo uyu ni uw'abakobwa kandi bishobora kugutunga ari amafaranga iyo nyafite mu ntoki nta gitsina nyabonaho n'uyanyishyura ntabwo yabara avuga ati ubwo ari ay'umugore ndatekereza ko hari byinshi byo gukora niba abagabo babikora bikavamo amafaranga aho kugira ngo umugabo abikore bivemo amafaranga nze kuyamusaba twanajya ku isoko nanjye nkabikora noneho wenda tukayasangira nawe undi nari buyasabe Scovia yarakoze cyane je rwose ku giti cyanjye ni umwe mu badamu nkunda bitewe n'ibiganiro bye n'imitekerereze ye cyane cyane itandukanye n'iya benshi nawe abyivugira hari benshi bamutuka hari benshi babona yuko akora ibyo atagakwiye gukora nk'umugore ariko kandi nanone ntabwo ari gupfuye icyo Gerard yakora nanjye nagikora si ibyo ko utabyara nk'uko yabivuze ariko ibindi byose tuba dukwiye kuringaniza kuko byose turabishoboye byose murabishoboye ibyo gutekereza ku cyo udashoboye se intebe naterura wayiterura nshobora kuba ntayiterura wenda uyu munsi ariko hari undi mukobwa ukurusha imbaraga wayiterura I know ibyo byo ndabyemera 100%. Rero ntabwo twabigerageza mu mbaraga ziri fizike kuko ushobora gusanga nanone hari undi nanjye narusha imbaraga buriya sarahari shera siko nawe ushobora kuguterura no kuyikorera ariko uzatinya umugore uzamutinye umugore kurumva si cyo kugira intambara oya ntabwo ugomba kumutinya umugore uzatwita umwana akavamo umuntu w'umugabo amezi 9 agashira umugore uzonsa umwana imyaka nk'ibiri gashira ubuzima bwe bukaba mwibere uzamutinye cyangwa uzamwubahe tubivuge gutyo uzamwubahe ni nayo mpamvu bitagakwiye kuza icyo kintu nyine cyo kumva ko ibaza izo mbaraga zose ibaza ibyo bintu uvuga ngo ubitinya cyangwa se ubimwubahire hanyuma hakaza ibindi navuga ngo byoroshye ukabimupingira nk'ibiki nk'ibyo byose siko byavugaga I know kuko wumva kucyumva atayobora ikiganiro cya politike gikomeye ntakurikira se afite ubwenge se byumvikane ko rero hari utuntu rimwe na rimwe turi mu muco wacu twagakwiye kugenda turandura ntiyumve ko umugore ari wa muntu ugomba kwicara inyuma ujya ubona ariko mu bukwe ntabwo ari byiza reka ariko ntabwo biri feya ugasanga abasaza nyine bicaye imbere abagore cyangwa abakecuru bagomba kwicara inyuma ni umuco Gerard juste ni umuco ariko rimwe na rimwe hari umuntu witwa Ingabire Marie Immaculée turamuzi cyane ni umwe mu badamu bavuga ari kwijyana hano mu gihugu ikiganiro nigeze gukurikira cye ariko tuzanamushaka tubiganireho ati kiriya kintu ntabwo nyemera ni gute ushobora kumbwira ngo abagabo bicaye imbere abagore bicaye imbere abagore ntabwo babyaye ushobora no gusanga n'umwana uri aho ngaho umuntu umufiteho uruhare rukomeye cyane ni umugore none uzi ukuntu nyine narabyifuje ko ngiye byaba mu buryo butagenze gutyo cyangwa se mu buryo tumenyeye mu bukwe bwawe ntumenya ukuntu byagenze byanze bikunze birangira bari inyuma kandi abo bari inyuma nibo ukeneye nibo bafite agaciro mu buzima bwawe rimwe na rimwe n'abari imbere n'aba onkere mutaziranye uzi ikibazo kibaho se ufite ababyeyi kika wenda n'ibijya oya nabo ubwabo ariko buriya nanone kuko ushobora kubyifuza ntabyumve gutyo umugabo wambona ngiye imberera agira ngo nishe umuco njye nzahicara ugomba kwihesha agaciro nzahicara rwose wicare hariya n'umugabo wawe umwana mu mushyingire neza n'abantu bamureze kugira ngo umwana ugenda ujye guha mama wawe cyangwa tante wawe wakureze uce mu bantu wari inyuma ukomeza inyuma
You know? noneho rimwe na rimwe hari n'ikindi buriya Gerard rimwe na rimwe hari n'igihe urumva mutumiza abafotogarafi Yego. abafotogarafe rimwe na rimwe kereka ari abajama bawe ariko baza mu kazi batazi imiryango Yego. baza mu kazi rwose ntabwo abazi ngo mama wa Gerard n'uyu nguyu Yego. ndaza kumwitaho Yeah. niyo yaba yambaye umukenyero urenze udasa nk'uw'abandi ushobora gusanga hari n'undi mutante Wambaye urenze. wambaye urenze kurenza uwe Yeah. rimwe na rimwe nta muntu uba uhari wo kumuha briefing ngo bariya ni abantu wenda bakomeye cyangwa se Uya uriya ni particularly ni cyangwa mama ni tante, cyangwa ni ni wa muntu w'agaciro mu buzima bwawe ukazajya kureba mu mafoto y'ubukwe bwawe ugasanga nta mama cyangwa nta wa mubyeyi wawe Yeah. wa wundi navuga ngo niwe wakoreye na bwa bukwe Bihinduka mugani. bigomba guhinduka Bigomba guhinduka ariko nanone tutishe umuco ariko nanone uwo muco ntabwo ugomba kwica by'umweko byinshi cyane byagakwiye kuba bijya imbere bigendane ariko neza bigendane ariko neza abagore dukomeze tubashyire imbere bitari muri politike gusa ahubwo no mu buzima bwacu bwa buri munsi turabubaha erega muraba agaciro gakomeye cyane yaba ari abo babyeyi batubyaye ari abatubyariye n'ibindi bitandukanye n'abandi mutandukanye mukomeze mwubahe kandi mugere kure u Rwanda rweme kubera mwebwe